Guhaye ikaze kuri MpenziE Tv. Uyu munsi ngiye kukugezaho video idasanzwe uko ngiye kukugezaho ubuhamya bw'urukundo hagati ya Charles na MpenziE niko nabise. Icyo usabwa wowe ni ukuguma ku murongo ukaza kurangiza iyi video. Kuko ni nziza cyane, irigisha abantu benshi cyane. Ibyiyumviro bibi cyane, bikomeye bibi cyane, bibabaje cyane, udashobora kwihanganira ni ugukunda utagukunda. Bivuze ko ukunda umuntu utagukunda, udafite n'urukundo na rukeya kuri wowe. Wabigenza ute? Wakora iki? Niba wumvise muri iyi video ndagukomeje cyane, ndakumva cyane, ariko nzi ko bigoye kubibamo. Uraryama nijoro ukabura ibitotsi, ukishyiraho ibyaha, ukibaza utese kuki atari ngiye akunda. Ugasanga buri gihe urishyiraho ibyaha, ukamwohereza message ntagusubize, wamuhamagara ntagusubize, arakwirengagiza akaguca amazi n'ibindi. Ndabizi ko bibabaza, ndabizi ko bigoye kubibamo, ndabizi ko biremereye cyane, biruhije kubyakira. Ariko muri iyi video ngiye kugezaho kugusobanurira ibintu bimwe na bimwe ugomba kujya ukora, ntibazongera gukora biriya byose. Ntangira iyi video ngiye kugezaho kugutekereza inkuru y'umusore umwe Charles niko yitwa, nkuko navuze mbibabwira haruguru. Yanekereje ukuntu akiri muri universite mu cyiciro cya mbere, yari akiri mutoya, yakunze umukobwa akabona ari mwiza cyane kuko afata icyemezo cyo kumubaza nimero ya telefone. Umukobwa arayimuha, akajya amuvugisha, rimwe na rimwe umuhungu akamwohereza message ariko umukobwa ntamusubize, cyangwa se akamusubiza byaratinze, kuko ntabwo uyu muhungu yari umwe mu bahungu uyu mukobwa akunda. Kuko uyu mukobwa MpenziE niko yitwa, yikundiraga abasitari, abaririmbyi, abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba filime n'abandi nk'abo ngabo nyine b'abasitari. Charles akomeza guhinga ku buryo bwe, ntiyarabimenyereye, ntiyari yakabimenya kuko nta nubwo yari azi no kwambara neza, ariko yakundaga MpenziE cyane, akamwohereza message ariko MpenziE ntamusubize, cyangwa se akazamusubiza hashize nk'iminsi myinshi cyane, nk'iminsi nk'ibiri cyangwa se nyuma y'iminsi irenze ibiri. Charles akishima cyane kuko buri gihe uko yumvaga message ya MpenziE yumvaga imushimishije cyane, agasaba umukobwa ngo bahure. Umukobwa ati nta mwanya, yamwohereza message akamusubiza nyuma y'iminsi nk'ibiri cyangwa nyuma y'iminsi irenze ibiri. Charles ntabwo yari yorohewe. Charles ntiyari yorohewe mu by'ukuri, kuko uko yamwirukagaho niko MpenziE umukobwa nawe yirukaga ku bandi bari mu nzozi ze yikundira. Byaje kugenda gute rero? Kuri Saint Valentin abantu benshi usanga bifuza kuba bari kumwe n'inshuti zabo, kuba bari kumwe n'abo bakunda n'inshuti zabo ba fiancé babo. Charles abaza MpenziE niba yaboneka kuri Saint Valentin kugira ngo bazasohokane. MpenziE aramusubiza ngo simbizi, sinzi niba nzaboneka, nzagusubiza nyine kuri Saint Valentin nihagera. Charles yamubajije ku itariki 12 z'ukwa kabiri, MpenziE amusubiza ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Ku itariki 12 z'ukwa kabiri amusubiza ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Urumva ari nyuma y'iminsi ibiri. Aramusubiza ngo nta kibazo twasohoka. Charles yumvise ari umunsi mwiza mu buzima bwe, ariko nta mafaranga yari afite. Yatangiye kugenda asabiriza amafaranga ku bantu bakuze muri quartier kugira ngo aze gushimisha MpenziE, kugira ngo aze kumusohokana muri restaurant nziza yishimye. Inshuti ya Charles yazanye imodoka ya se, bose batazi kuyitwara, nta na perimi bafite. Ariko Charles we yarazi gutwara, ariko atazi gutwara neza. Bemera gufata izo risque zose, bemera kwirengera ingaruka zose, barayitwara. Bakoze ibintu byose kugira ngo baze gushimisha MpenziE, kugira ngo bize kugenda neza, aze kwemera, mbese umukobwa aze kwemera amwemere. Charles amujyana no muri anniversaire ya mugenzi we, mbese ubona yishimiye kumujyana ahantu hose,
haba kuri bagenzi be hose, mbese kugira ngo anizi yishime, amujyana no muri resitora nziza, amafaranga yose yari afite ayimumariraho, amusubiza birangiye byose, amusubiza iwabo nimugoroba, nawe asubira iwabo arataha, ataha iwabo, Charles nawe asubira iwabo mu rugo. Burinda bucya anizi wa mukobwa anizi atandikiye Charles byibuze ngo amushimire, amubwire ko ibintu byagenze neza, mbese ko yishimiye kuba yasohokanye nawe. Charles biramubabaza cyane, ahita icyemezo cyo kumureka, afata icyemezo cyo kumureka, yikomereza ubuzima bwe, atera imbere. Nyuma anizi yaje kumushakisha, hashize igihe yaje kumushakisha, atangira gushaka ko basubirana, ko bakongera mbese bagasubira mu rukundo nk'uko Charles yabishakaga. Ndaza kubabwira ko byagenze mu mpera y'iyi video, namwe muze kurangiza iyi video, muze kumva iyi nkuru uko yarangiye. Icya mbere nshaka gusobanukirwa muri iyi video ni iki video bivuze. Ni ukuvuga ko ibi bishobora kukubaho ku buryo bwinshi, ku buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ni uko ushobora guhura n'umukobwa muri taxi, mu muhanda, cyangwa se mu nzira, cyangwa se no mu ishuri, mu kirizese, muri supermarket se, ukumva ugahita wumva umukunze, ukumva mbese nta wundi bahuye, nta wundi basa. Ibi ntabwo biba ari urukundo, nibyo bita coup de foudre. Nibyo bita coup de foudre. Wenda ukamusaba nimero, mugatangira mukajya muvugana, mugacatinga, usanga mudahuza. Uburyo bwa kabiri ni nk'igihe umaranye igihe n'umuntu, n'igihe utindanye n'umuntu, ugasanga ugatangira kumwiyumvamo, ariko we atakwiyumvamo, we atari ko bimeze. Ntibigomba kuba bimeze bityo, ntibigomba kuba bimeze kimwe, ibyiyumviro ntibigomba kuba bimeze kimwe. Ibi nabyo birakubabaza. Uburyo bwa gatatu ni igihe ukundana n'umuntu, cyangwa se wenda munabana, mwaranashyingiranywe, ariko ari uwo mukunda gusa, wowe atagukunda. Ni wowe ukora ibishoboka byose kugira ngo mugumane, ni wowe ukora ibishoboka byose kugira ngo bigende neza. Igihe udashyizemo imbaraga, wa muntu nawe ntacyo akora. Nabyo birababaza. Ni uburyo rero butatu bubabaza cyane, bushobora gutuma wibaza byinshi, bishobora gutuma wishyiraho amakosa, ukibaza utese nuko ntafite amafaranga, utese nuko se ntari muremure, nuko se wenda ntari igikara, nuko se wenda ntari inzobe. Ugasanga uribaza ibintu byinshi cyane, ukishyiraho ibyaha byinshi cyane, kandi mu by'ukuri nta kibazo ufite. Muri iyi video ngiye kukugezaho inama 5 uko wabigenza, icyo wakora cyagufasha kubibamo neza, kugira ngo utiyanga, kuko usanga hari igihe usanga bamwe bibatera kuba bafite icyemezo kibi kigayitse cyo kwiyanga, cyangwa se no kwiyambura n'ubuzima. Ugasanga biyanze, bitesheje agaciro, mbese bicupije cyane. Hari abo tujye twumva kenshi, usanga rimwe na rimwe hari abo wumva, cyangwa se unabona rimwe na rimwe ukumva ngo bagiye kwimanika mu nkundamahoro, bamanutse kuri etaje runaka, cyangwa se nawe ujya ubabona. Icya mbere nshaka kumenya ni ibibazo ukwiye kwibaza. Ese kuko ni urukundo mfitiye uriya muntu, cyangwa se ni coup de foudre nk'uko twabivugaga haruguru, cyangwa se ni amarangamutima gusa yo kumva ngomba naba kuba kumwe n'uriya muntu, cyangwa se numva naba kumwe nawe gusa. Ugomba kwibaza iki kibazo, kuko kenshi iyo ukwitanye n'umuntu rimwe ukumva uramukunze, ugahita wumva umukunze, biba ari coup de foudre, ntabwo biba ari urukundo. Ni ibyiyumviro bije ako kanya, kandi bishobora no gushira ako kanya, mu kandi kanya, mu gihe runaka bigashira. Waba rero umugore, cyangwa se waba umugabo, waba umusore cyangwa se umukobwa, ibaza iki kibazo, kuko bizakurinda ibibazo bizaza nyuma yaho, cyangwa se ibibazo bishobora no kuzaza nyuma y'igihe runaka biterwa no coup de foudre. Ushobora no kwirinda rwose
ibibazo ushobora no kuba wakabaye ubyirinda, kuko ukirinda kandi no kuzongera guhura nabyo mu gihe runaka. Ni nayo mpamvu ugomba kubyirinda, kuko ushobora kuzahura nabyo mu kwezi kumwe, cyangwa se ushobora guhura nabyo none ukazongera ugahura nabyo mu kundi kwezi gutaha, cyangwa se mu minsi mike cyane, mu minsi itarenze myinshi ahandi. Kuri Charles rero we byari bikomeye cyane, kuko we yakundaga cyane Yanizi, amukunda pe, abona kubwe nta muntu n'umwe yabonaga wamunganira Yanizi. Iyo yamurebaga yabonaga ari mwiza cyane, ari mwiza impande zose, ku buryo yari yarahisemo no guhita agira igitekerezo cyo kuzabana nawe. Ese ibi byari koko byari nk'ibintu byabaye kuri Charles nawe byakubayeho? Byari byakubaho kwibaza ibi byose? Ugomba guhagarika kwibabariza umutima. Ikintu cya kabiri rero nshaka kumenya ni ukwirinda kugura urukundo rw'umuntu. Akenshi usanga iyo urimo kwereka umuntu ko umukunda we ntabibone, ugerageza kugura urukundo rwe kugira ngo agukunde. Ibi nibyo bibi cyane, nibyo byabaye kuri Charles. Nubwo nta mafaranga yari afite, ariko yashakishije amafaranga, yasabirije amafaranga muri quartier, mu bantu bakuru nk'uko twahoze tubivuga, kugira ngo yerekane ko amukunze, ko namukunda bazabaho ubuzima bwiza. Kandi ibyo ntabwo byari ukuri, kuko yari yagerageje kugura urukundo rwa Yanizi, gushyira imbere amafaranga. Abantu bamwe bashobora kukurira amafaranga, ushobora gushyira imbere amafaranga nk'uko abantu bakayakurya batanagukunda. Ikibazo rero ugomba kwibaza, ese wahitamo kubana n'umuntu ugukunda kuko yahisemo kubana nawe kugukunda koko, cyangwa se yahisemo kugukunda no kubana nawe? Cyangwa se wahitamo kugumana n'umuntu kuko kugura urukundo rw'umuntu igihe atagukunze, ukagura urukundo rwe igihe waruguze. Wa muntu igihe ya mafaranga yashize, wa muntu azahita kwanga, gusiga yisangira abandi bafite aya mafaranga. Mbese urashaka ibyishimo by'akanya gatoya, cyangwa se urashaka ibyishimo birambye? Icya gatatu, inama ya gatatu nshaka kumenya muri iyi video, ko usigarana muri iyi video, ni uko utagomba guhatiriza urukundo rw'umuntu. Iyo ukunda umuntu uba umutekereza, wumva mwahorana, wumva mwahora muri kumwe, ukumva mbese wifuza no kubana nawe, cyangwa se ukumva ko nawe byaba uko nguko. Ariko ibi ntibivuze ko bigomba kuba uko nguko, ntibivuze ko ibyo byiyumviro byawe ufite bigomba kuba kimwe n'iby'uriya muntu. Ntibivuze kandi ko ugomba kuhatiriza ngo umuhatirize, kuko iyo uhatiriza urukundo rw'umuntu niko yumva atagushaka, niko yumva nawe atakwiyumvamo, cyangwa se akumva akwanze. Niko kwanga, uko umuhatiriza niko kwanga, nk'uko nigeze kubibabwira muri video zanjye. Birababaje, kuko igihe ushaka ni nk'igihe ushaka kuroba ifi. Iyo ushaka kuroba ifi yirutseho irirukanka ukayibura, ariko iyo ufite uburyo bwiza bwo kuyegera, ifite uburyo uyiha ibintu biyikurura, irizana. Ndiza rero ko birushaho kugusobanurira iby'aka gakino, ndirusaba ko birushaho kugusobanurira uriya mukino. Guhatiriza urukundo ntibyigeze bikora na rimwe mu buzima bw'urukundo, kuko iyo ukomeje kumuhatiriza, iyo ukomeje kuruhatiriza, yibwira ko wabuze imikoro, cyangwa se wabuze ukunda, cyangwa se wataye umutwe. Umwohereza message ntagusubize, ukora ibishoboka byose akaguca amazi, ukohereza indi ntayigusubize, gutyo ntaguca amazi, akaguca amazi. Icyo ukwiye rero ni iki? Icyo ukwiye ni ukubireka, ni ukubihagarika, ugakomeza ubuzima bwawe. Ndaza kubwira icyo ugomba gukora aho guhatiriza umuntu ngo agukunde. Inama ya kane ngiye kukugezaho muri iyi video ni uko ugomba kuba ari wowe wimenya, ugomba kumenya ubuzima bwawe, ukamenya
aho werekeza urukundo rwawe, ugomba kumenya wowe ubwawe ugomba kwiyerekeza, ugomba kwerekeza urukundo rwawe. Hari igihe uriya muntu watiriza atari wowe wagenewe, si wowe, si wowe ugukwiriye. Umuntu ugukwiriye cyangwa se umuntu wakugenewe ntabwo ari umuntu ugomba guhatiriza, ni umuntu wowe ukunda, ni umuntu nawe ugushaka, ni umuntu nawe ugushaka ugukunda. Aho ugomba kumva ikintu kimwe, ibyo wifuza byose siko bigomba kuba ari byiza, ntabwo bigomba kuba ari byiza kuri wowe. Akenshi hari ibintu byinshi twifuza, ugasanga mu buzima ibintu twifuza rimwe na rimwe ari ibintu bishobora kutugirira nabi, bishobora n'ibintu kuba ari ibintu bishobora kutwangiza cyangwa se kuduhitana. Birashoboka ko iyo shara wenda yaba yarakomeje kwiruka inyuma ya mizi, wenda bakaza no kubana, ubu wenda baba batari mu buzima bwiza. Hari n'igihe usanga iki gihe shara atakiri umusore, wenda atari n'umusore wateye imbere nk'uko ameze ubu ngubu. Yashoboraga kuba ataranashoboye gukomeza kwiga amashuri ye, kuko ubu ngubu shara amaze kurangiza masters 2, afite akazi keza, kandi umwaka utaha azatangira PhD. Ibi ni byambwiraga ngo ngeze kwa bakunzi ba MpenziE Tv, kuko ni isomo rikomeye cyane mu buzima bw'abantu benshi cyane, rwaba urubyiruko cyangwa se muri couple. Niba rero umuntu atagushaka, gerageza umwereke kuri serieux, ko ufite gahunda nyayo, ko ufite gahunda nzima. Niba ubona byanze, hagarika, bivemo, ukomeze ubuzima bwawe, wiyiteho, ushakishe ubuzima, utere imbere. Ntabwo uyu nguyu, ntabwo uwo muntu ari wowe warakugenewe, ntabwo ari wowe mugomba kubana byanze bikunze. Ibyo wifuza byose si byiza kuri wowe. Inama rero ya gatanu ugiye kuguha muri video, ugomba gusigarana muri iyi video kandi y'ingenzi, ni ukwishyira mu mwanya w'uriya muntu. Icara, ufata kandi utekereze, wibaze, utese uriya muntu, wibaze niba uriya muntu ari wowe akunda, cyangwa se yaragerageje ibintu ibyo ari byo byose, yaragerageje ngo umukunde, yaragerageje ibishoboka byose ngo umukunde, ukumva rwose utamwiyumvamo, ukumva akora iki? Ari wowe ukora iki? Wowe wakora iki kugira ngo uriya muntu agukunde, kugira ngo uriya muntu umwiyumvemo? Niba wagukunda, wowe utamukunda, wowe wakora iki? Hari umuntu ugukunda, uwo muntu yagerageje ibishoboka byose ngo umwiyumvemo, ariko ntumwiyumvamo, ntumukunda rwose na gatoya. Ntari mu bantu wifuza, ntari mu bantu bari mu nzozi zawe wifuza kubana nabo mu buzima bwawe. Yakora iki kugira ngo umukunde? Mbese yaguha amafaranga ngo umukunde? Mbese uremeranya nanjye ko aguhaye amafaranga ushobora kuyarya ariko ntumukunde? Ushobora kuyarya ntumwiyumvemo rwose na gatoya. Ese akwereka ubuzima bwiza? Turemeranwa ko naba akweretse ubuzima bwiza, naba akweretse ibyiza byinshi, niwe ukuruwe n'ubwo buzima bwiza umweretse, cyangwa se nukururwa n'ubwo buzima bwiza akweretse, bizashyira bigashira, bwa buzima bwose yakweretse butagihari, ntuba ukimukunda cyangwa se ntuba ukimwiyumvamo. Niwibaza icyo kintu, niwibaza icyo yakora kugira ngo umukunde, ukabona igisubizo, wenda hari uburyo, wenda hari igishoboka ko mwabana, cyangwa se wenda ko mushobora kuzabana. Niba nta gisubizo ubonye, bivuze ko bidashoboka, bivuze ko nta gishoboka nyine, nta gisubizo gihari, ari ukubireka. Mbere yo kurangiza rero iyi video, ni byiza ko umenya ko ibintu bishobora guhinduka mu gihe runaka, bishobora guhinduka mu kanya gatoya, ibintu bishobora guhinduka nubwo bikomeye, ariko ejo bishobora kumera neza. Umuntu nakwitayeho, ariko ejo ibintu bishobora guhinduka. Shari rero nawe ku ruhande rwe, nibyo nabuze mbabwira haruguru, uko nza kubabwira uko byagenze haruguru. Ku ruhande rwa Shari yarabiretse nyine, yaretse anize nk'uko nabuze mbibabwira, akomeza ubuzima bwe, byaje kugenda neza, ubuzima bwe buramuhira cyane, kuko byaje kugeraho Shari akomeza amashuri ye, arangiza amashuri anizi, mbese yaje kureka anizi, arigira, yigira kwiga, yikomeza ubuzima bwe bumaze kumera neza. Amaze kurangiza kaminuza, byaje kugaragara ku mateleviziyo yose, ku mateleviziyo menshi cyane yo ku isi,
ndetse n'izi hose n'izi washane hose ngenda agaragara kuri televiziyo nyinshi kuko yarangije kwiga afite amanota menshi cyane mu gihugu cye. Mu gihugu hose yari afite amanota ya mbere, ahita ahabwa n'akazi na kampani ikorera mu mpande zose z'isi, mu bihugu byinshi by'isi, akagenda akorera muri ibyo bihugu byinshi by'isi. MpenziE rero nawe yaramubonye, yaje kumubona kuri televiziyo, atangira kumuhamagara, iminsi myinshi amakuru ki, ntabwo shaka yewe nta nubwo yari agifite na nimero ya MpenziE, urumva yari yaramuretse kera. Aramubaza turinde njyewe MpenziE, biramutangaza cyane. MpenziE aramubaza ati ese uzaboneka ryari, uzaba disponible ryari ngo tubonane tuvugane tuganire? Ariko shaka yewe ntabwo yari kimufitiye umwanya rwose, ntabwo yari kiri muri ibyo kuko yari yarakuze, yarageze ku bintu byinshi cyane, yarateye imbere, yaragiye mu bindi bitekerezo byinshi bindi bitari byo kubonana na MpenziE. Ni nabyo rero shahari yasabaga kuzageza ku bakunzi ba MpenziE Tv. Nabyo yambwiraga ngo ngeze ku bantu kuko mu by'ukuri umuntu iyo agukunda ntagukunde, iyo umukunda ntagukunde, iyo ukunda umuntu ntagukunde, si ngombwa ko ugirira nabi, si ngombwa ko kandi ukomeza guhatiriza ngo umwiruke inyuma kuko urumva ibintu birahinduka, bikutiriza afata uruhande rwawe, yaba ari umugabo wawe utakigukunda, yaba atari fiance wawe, yaba ari fiance wawe mutakundana, si ngombwa ko ugirira nabi, si ngombwa ko ujya ngo munkunda amahoro ngo wiyahura ugire gute. Ahubwo icara utekereze, ukomeze ubuzima bwawe, wiyiteho, umenye ibyo ugomba gukora, utere imbere, umenye aho werekeza ubuzima bwawe. Ibyo byose numara kubigeraho uzabona n'ubundi buzima, uzabona n'abandi bagukunda. Abenshi rero usanga mu rukundo iyo bigenze nabi, usanga bigirira nabi, ugasanga biyanze, ugasanga bicupije, ugasanga ntibagisokoza, ntibacyoga. Niba umuntu utagukunze uyu munsi, ejo ashobora kuzagukenera, ejo ashobora kuzatera intambwe, abonye intambwe uteye, ufite amafaranga se cyangwa se warabaye icyamamare runaka ku buryo butandukanye, ugasanga wa muntu agarutse kugushaka, agarutse kukwishakira ari we, akakwiruka inyuma ari we. Nahawe rero noneho ho kureba niba se ese ukwiye kongera gusubirana n'uyu muntu wari warakwanze mbere, cyangwa se ukwiye nawe gufata izindi ngamba, cyangwa se kureka ukifatira izindi nzira. Umuntu ashobora kugaruka ejo, ariko ntabwo bivuze ko nagaruka bizagenda neza, bivuze ko wenda azagaruka bikagenda neza. Nahawe hariya ho gutekereza, kumva icyo ugomba gukora, niba yagaruka mukabana, cyangwa se niba yagaruka ntabane nawe, ntakugarukire mu buzima bwawe. Uzishimira kumubona merewe neza mutari kumwe, cyangwa se uzishimira kumubona mumerewe neza muri kumwe nawe, yagarutse kubana nawe. Niba ukunze rero umuntu ntagukunde, menya ibyawe, shakisha ubuzima bwawe, wiyiteho, utere imbere, ugire ubuzima bwiza. Ndabizi neza numara gutera imbere, nugera ku ntego zawe cyangwa se ku ndoto zawe, nutera imbere, na wa muntu azagaruka. Kuko burya abantu bakunda abandi batabakeneye, bakunda abandi, abantu bakunda abandi ntibakeneye kugira ngo bamererwe neza. Mbese ukeneye gusubirana nawe n'uriya muntu wari warakwanze, ukeneye gusubirana nawe, aha ni igisubizo cyawe. Niwe ugomba gufata icyemezo, ariko ugomba kumenya ko urukundo ruba rwiza igihe rero reciproke. Igihe rero reciproke ni ukuvuga ko ari igihe urukundo ruri ku mpande zombi, cyangwa se urukundo rutari ku mpande zombi, ntacyo byakumarira kwibabariza umutima, kuko biragoye cyane. Urukundo rugomba kuba ku mpande zombi, umwe afashe umugozi we, undi afashe undi, kugira ngo mwese mwuzuzanye. Hagarika kwirirwa wiruka inyuma y'umuntu, hagarika kwiruka inyuma y'urukundo rudahari, hagarika koga mu muriro. Ndagukomeje cyane rero, niba byarakubayeho, niba nawe warabaye muri ubu buzima, cyangwa se niba uri kuba muri ubu buzima, niba byarakubayeho, ihangane, bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese. Kandi niba bitarakubaho nawe, ukwiye kumenya icyo ugomba gukora hakiri kare, umunsi wakubitanye nabyo, cyangwa se umunsi wahuye nabyo,
ukamenya icyemezo ugomba gufata, ukamenya amahitamo, ukamenya icyo ugomba gukora mu buzima bwawe, ukamenya icyo ugomba gukora ku buzima bwawe, ukamenya aho ugomba kwerekeza ubuzima bwawe. Naho iyi video y'uyu munsi nyirangirije, ndizera ko igufashije, kandi nawe niba ubaye muri ubu buzima nyandikire muri comment ubwire, uzangezeho ubuhamya bwawe kugira ngo dukomeze dufashe abantu benshi cyane, kuko urabizi akenshi usanga iyo mu rukundo bitagenze neza, rimwe na rimwe bamwe biyambura ubuzima, bakiyanga, bakagira gute. Naha rero nshoreje video y'uyu munsi, ngenda Mpenzi nk'ibisanzwe, komeza inzira zawe, kurikiza inzozi zawe, inzira